Nshuti mwene data nongeye kugusuhuza nkwifuriza amahoro y'Imana kandi nongeye kugushimira ko twagiye tubana cyane muri ibi byigisho aho turimo kwiga igitabo cy'umugenzi volume ya mbere kandi hari byinshi cyane Imana yagiye idukorera. Reka rero tunezezwe cyane n'uyu mwanya udasanzwe tugize wo kwiga ijambo ry'Imana. Njyewe ndi Musoni Flavien kandi nongeye kuguha ikaze no kukwifuriza kugubwa neza cyane muri iki cyigisho tugiye kwiga. Imana iguha umugisha. Dusenge. Horaho Mana nziza, katwongere tugushimire wowe waremye icyaha cyatwara umuntu yamara kuzimira ukohereza umwana wawe kugira ngo amupfire amucungure, ndetse ukongera ugatangira urugendo rwo kumurema bundi bushyashya. N'uyu munsi wa none ukaba ukiturema ukoresheje ijambo ryawe n'ibyo wakoreye i Karuvari. Reka tukwemerere kugira ngo ugire ibyo urema muri twebwe. Ngaho rero ubwo tugiye kwiga ntaba ari twe, izina ryawe rihabwe icyubahiro, ijambo ryawe ribumbukire imbere yacu kandi tugire amahirwe yo kuryumva. Kandi uretse ibyo, ijambo ryawe reka ritumurikire, ribe itabaza rimurika ibirenge byacu, rimurikire ibirenge byacu mu gihe nk'iki ngiki cy'umwijima udasanzwe, kandi ritubashishe gutandukanya ukuri n'ikinyoma, kandi ribe nk'inkota ityaya mugi yombi kugira ngo ritandukanye ibyo twibwira n'ibyo wibwira, kugira ngo ibyo wibwira abe ari byo dukomeza. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Iki gitabo cy'umugenzi tugeze ku cyigisho cya 11. Icyigisho cya 11 gifite titire nziza cyane ivuga ngo nyumba nziza. Ni icyigisho cya 11. Ejo twarebeye aho Mukristo yagombaga kugenda, yari yahawe amakuru y'uko imbere hari intare, ariko mu by'ukuri yari atarazigeraho. Aha rero ikintu kigaragara ni kimwe, ni uko Mukristo noneho atangiye urugendo nyuma y'uko abona agera mu kazu ko kuruhukiramo, yarangiza akongera agasubirana umuzingo nyuma yo kuwuta. Reka twihute rero, tugeze kuri paji ya 47. Paji ya 47 y'iki gitabo cyacu cy'umugenzi idufitiye amakuru adasanzwe. Nshuti zanjye, ikigaragara ni kimwe. Kuri paje baranditse ngo nuko akiganyira atyo yubura amaso abona imbere ye inyumba y'igikundiro cyinshi yitwa nyumba nziza iri ku nzira, nuko ndota yihuta ngo ahari yacumbikamo. Yicumye imbere ho hato anyura mu nzira ifunganye cyane, akazu k'umukumirizi w'iyo nyumba kari imbere ye ho hato. Agenda akenguza cyane, abona intare ebyiri ku nzira. Aribwira ati noneho mbonye icyagaruye mutiringira na bwoba. Ariko izo ntare zari zishumitswe n'iminyururu. Mukristo ntiyayibona, aratinya, ashaka gukurikira ba bandi kuko yibwiye yuko najya imbere atari bubure gupfa. Umukumirizi witwaga Muryege abona Mukristo ahageze nk'ushaka gusubira inyuma, aramuhamagara ati ukutse umutima utyo, witinya intare kuko zishumitswe kandi zashyiriwe aho kugerageza abafite kwizera no kugaragaza abatagufite. Ca hagati mu nzira ntacyo uri bube. Mukristo agenda ahindishwa umushyitsi no gutinya izo ntare, ariko akora nk'uko uwo mukumiriza amubwiye. Azica hagati, yumva kwivuga kwazo ntizagira icyo zimutwara. Akoma mu mashyi agera ku irembo aho uwo mukumiriza ari, aramubaza ati iyi nzu ni iyande, nayiraramo? Iki ni igitekerezo kibanziriza iki cyigisho cyacu cy'uyu munsi wa none. Icya mbere ni uko bigaragara yuko Mukristo yageze ahantu abona inyumba y'igikundiro yitwa nyumba nziza, kandi yarihuse kugira ngo ahacumbike. Kandi ikindi, hari akazu k'umukumirizi uhora hicaye akenguza ngo abone hirya no hino. Mukristo nawe yarakenguje, akenguje abona intare ebyiri ku nzira. Nubwo arizo zasubije inyuma mutiringira na bwoba, ariko mu magambo make ibigaragara nuko zari ziziritse iminyururu. Ariko ku munyabwoba, ku muntu wirukanka, ku muntu uhubuka, ntiyashoboraga kubona iyo minyururu. Mu gutegereza gusubira inyuma, Mukristo yagiye abona umugabo witwa Muryege, aramuhamagaje. Mu magambo make, ni umuntu wari ucanye ku maso, cyangwa se warebaga cyane adahumbya, warebaga akantu ako ariko kose ku rugendo, ndetse arangije amugira inama.
icyo nashaka kubabwira ngiki, kuba maso nibyo bintu bishobora kudutinyura kwitegereza ibigeragezo turimo, tukamenya niba byanga byakunda inzira y'Imana, Imana yaraciye inzira muri ibyo bigeragezo cyangwa itaraca inzira muri ibyo bigeragezo. Ariko byanga byakunda intare ziraziritse, bisaba gutuza kugira ngo urebe ku birenge byazo. Icyo nashaka kubabwira ngiki, mu bibazo byinshi kubera ko tubicamo tudatuje, ntitumenye icyo Imana yasezeranye muri ibyo bibazo. Ariko turamutse tubashije gutuza, ijambo ry'Imana rivuga ngo iki? Ijambo ry'Imana ritubwira byinshi nubwo abantu badafite umwanya wo kurisoma. Ijambo ry'Imana muri Yesaya igice cya 30 umurongo wa 15, Yesaya 30 umurongo wa 15 haranditse ngo, Uwiteka Imana uwera wa Isiraheli yavuze ati, nimugaruka mugatuza muzakizwa, mwituze no mu byiringiro nimo muzahererwa imbaraga. Ariko mwaranze, mu magambo make, mwituze no mu byiringiro nimo tuzahererwa imbaraga. Byanga byakunda izi ntare zari zihari, ariko umuntu udatuje ntashobora guhabwa imbaraga ngo abashe no kumenya izi ntare ko ziziritse. Ikindi kintu gikomeye, Mukristo yaratambutse, amaze gutambuka abona ntacyo zimutwaye. Abonye nta kintu zimutwaye arenze, iki gitabo kiravuga ngo arangije akoma mu mashyi. Ya nzu bamujyanyeho bayimugejejeho, arangije abaza amateka y'iyo nzu. Inzu yacumbikirwagaho yari yarubatswe na nyiri uwo musozi ngo abagenzi baruhukiremo babe amahoro. Kandi mwibuke ko Mukristo ibi byose yabikoraga yari arimo kugenda ari nijoro. Murabyibuka kugenda nijoro, twaraye tubyize icyo bisobanura. Abantu benshi batarimo kwiyegurira Imana mu gihe nk'iki ngiki bigishoboka, bazashaka kuyiyegurira nyamara isi bumaze kugoroba. Bizabagora rero gufata umwanzuro, bizabavuna abantu batitoza gufata umwanzuro bukibona. Kubw'ibyo rero Mukristo arangije, uyu musaza w'umukumirizi yaramubajije, aramaze ati, se witwa nde? Aramubwira ati, rwose ubu nitwa Mukristo, ariko mbere yaho nitwaga sinagiriwe ubuntu. Ayo ni amagambo dusoma kuri paji ya 48. Noneho ikintu gikomeye ngiki, uwo mukumirizi arangije aravuga ati, umva reka mpamagare umukobwa, nashima imvugo yawe arakingura. Hasohotse rero witwa Mwigengesero. Arangije abaza Mukristo aho ava n'ikimugenza, ahamagaza abandi batatu yahamagaje bari muri iyo nyumba nziza. Umwe yitwaga Mwirinzi, undi yitwaga Mwubahamana, undi yitwaga Nyirarukundo. Turaza kureba, turifashisha Bibiliya n'ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi, tumenye ese Mwirinzi, Mwubahamana, Nyirarukundo bahagarariye iki. Cyane cyane ko iki kirasa ni igitekerezo cyerekana urugendo rwa Mukristo, ariko byaba byiza umenye ko ari ibintu Imana irimo gukorera muri wowe, n'intambara urimo kurwana, n'urugendo urimo gukoresha ubwenge bwawe n'umutimanama wawe kugira ngo uve mu byaha, mudugudu urimbukiro, werekere mu gakiza. Kandi ako gakiza kazaguhe imbaraga zo kugera i Siyoni, ariyo paradizo cyangwa ubugingo buhoraho. Mwirinzi rero na Mwubahamana na Nyirarukundo baraje, barangije baramwinjije. Bamaze kwinjiza Mukristo baramwakira, kandi bategura gahunda yo kumuganiriza mu gihe bategura amafunguro kugira ngo igihe kidapfa ubusa. Kimwe mu bintu biranga umuntu w'Imana nuko nta gihe cyo gupfusha ubusa agomba kugira. Nta mwanya dufite wo kuba ureba televiziyo ngo amasaha atambuke. Nta mwanya dufite wo kujya mu matiku. Nta mwanya dufite wo kujya guhagarara ku muhanda ngo imodoka zitambuke ngo ubushake uko bwira. Nta mwanya wo kumva ufite umwanya wo gupfusha ubusa. Abantu barimo kuva mu mudugudu wa Rimbukiro berekera mu mudugudu wa Siyoni. Kimwe mu bibaranga, nta mwanya wo gupfusha igihe ubusa bafite, kubera ko igihe bafite ni gitoya, kuko igihe kinini cyatakaye mu minsi yo kujijwa. Bibiliya iravuga ngo iminsi yo kujijwa Imana yarayirengagije, ariko byanga byakunda itegeka abantu bose kwihana. Korali imwe nkunda cyane yaririmbye indirimbo ivuga ngo igihe nataye. Mu by'ukuri umuntu umaze kumenya Imana ahita asanga yarapfushije igihe ubusa. Umwanya basigaranye ni uwo gusoma ibyanditswe byera, ni uwo gusenga, ni uwo
gusura abantu, ni uwo kuganiriza abantu abongera imbaraga, ni uwo kwicara mu rugo iwe akaganiriza umuryango we, ni uwo kugira ngo ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma umuntu amenya iby'agakiza uba ari wo mwanya, ni uwo kwerekana urukundo, kwereka abababaye ko mu ijuru hari Imana. Ariko igihe cyose uzafata umwanya wawe ukawupfusha ubusa, reka nongere mbabwire, nko muri ibi bihe murimo kubona bigoranye, abantu bafungiranye mu mazu, ndagira mbabwire ngo iki nacyo ni igihe cyiza wagira icyo ukora, kuko ku muntu w'Imana nta gihe cyo gupfusha ubusa gihari. Igihe rero uzabona hari umwanya wawe upfa ubusa, uzamenye ko Imana izawukubaza mu rubanza. Hano rero aba nabo baravuze bati, nubwo dutegereje ko amafunguro aboneka, byanga byakunda reka tube tuganira. Icyo baganiriye ni iki rero? Turaje dukomeze turebe. Barabanje baravuga bati reka tube tumuganiriza. Uwabanje ni Mwubahamana. Turaza kuza kureba Mwubahamana ahagarariye kubaha Imana. Hano rero Mwubahamana yegereye mu Kristo, amubaza ibibazo by'ingenzi. Aramubaza ngo ni iki cyagutangije urugendo? Icyo ni ikibazo cya mbere gikomeye. Icya kabiri, kuki mu nzira zose wahisemo iyi? Icya gatatu, kwa musobanuzi wahabonye iki? Icya kane, ni ibiki wabonye mu nzira? Kandi uretse iki ngiki bamubajije ikindi kibazo, baramubaza ngo iyo wibutse igihugu wavuyemo bikugendekera bite? Icya mbere ngiki inshuti zanjye, dukwiye kuba tuzi impamvu zadutangije urugendo, kandi zawe ku giti cyawe, zitari impamvu z'ababyeyi bawe, zitari impamvu z'umugabo cyangwa z'umugore wawe, ntizikwiye kuba impamvu za bosi wawe. Ni impamvu iki yatumye utangira urugendo. Icyo ni icya mbere. Kuki mu nzira zose wahisemo iyi kandi irimo ibibazo? Ugomba kuba nta muntu waguhitiyemo iyi nzira. Icya gatatu kandi, kwa musobanuzi wahabonye iki? Kugira ngo barebe yuko akibyibuka. Buriya najya mbabwire ngo kubaha Imana kwacu kugomba kuba gufite impamvu. Ntabwo umuntu agomba kwitwa ko yubaha Imana gusa adafite impamvu zigaragara zabimuteye n'impamvu zatumye yinjira mu kubaha Imana. Ikibazo bakomeje babaza mu Kristo, baramubajije ngo ni ibiki wabonye mu nzira, kugira ngo bumve ibyo yahaye agaciro. Noneho ikibazo cya nyuma baramubajije ngo iyo wibutse igihugu wavuyemo bikugendekera gute? Iyo wibutse ubupagani bwawe, iyo wibutse ibyaha wabagamo, iyo wibutse ukuntu kera ukiri umupagani wari ubayeho, wumva bimeze gute? Ubu dufite abakristo benshi barimo kwicara mu kaganira akakubwira ati, kera nkiri umupagani nari ndiho neza, nabonaga amafaranga, abantu barantinyaga, abantu baranyubahaga, none nagiye mu bintu by'agakiza mbona ubuzima buragoranye. Nshuti zanjye, byanga byakunda, niba wubaha Imana ukwiye kuba ufite itandukaniro riri hagati y'ibiko wari umeze ukiri mu gihugu cyanyu naho umeze uyu munsi wa none uri mu rugendo. Mukristo yasubije Mwubahamana aramubwira ati, singiye kukubeshya, kwibuka igihugu nahozemo bintera isoni bikanantera no kucyanga. Kubera iki? Amateka y'icyo gihugu ni amateka mabi ya kera, kandi Imana tuba turimo gukora urugendo kugira ngo Imana itwibagize amateka mabi twabayemo, kugira ngo tugendere ku mateka ya Yesu Kristo. Uyu Mwubahamana amaze kubaza ibyo bibazo Mukristo, turimo turihuta mu ncamake. Mukristo noneho yari amaze gusubiza Mwubahamana, agiye kumva yumva na Mwirinzi atangiye kumubaza ibibazo. Mwirinzi yamubajije ibibazo bikeya ariko bigoranye cyane. Ikibazo Mwirinzi yamubajije, yaramubajije ngo ese ntugifite bimwe mu byo wari umenyereye? Nta bintu wari umenyereye kera ukiri umupagani ugifite uyu munsi? Nshuti zanjye, Mukristo yabivugishije ukuri. Nubwo yari yaraciye ku musaraba, nubwo yari yaraciye ahantu henshi, ariko mu by'ukuri yari akiri ku rugamba, kuko aracyarwana. Nawe ubwe yarabyivugiye. Mukristo arangije abwira Mwirinzi, aramubwira ngo ndacyabifite ariko ntabishaka na hato. Hari ibintu tuba tugifite, hari intege nke ziba zikituranga runaka, hari kubera ibintu tuba twarabayemo kera. Urugero, umuntu ashobora kwihana ariko ugasanga aracyafite akantu ko kuhubuka, akantu k'amarangamutima adakontroye, ugasanga umuntu aracyafite akantu. Hari imyaka twamaze mu bupagani, ibimenyetso by'aho twahoze bimwe na bimwe birakomeza bikadukurikirana. Nubwo Imana yatubabariye kandi tukaba nta kintu kidushinja imbere y'Imana, ariko haba hakiri imico yacu. Ndavuga
amarangamutima yacu aba agifite ibintu runaka biyaranga bigaragaza rwose yuko hari ibindi bikeneye gukorwa. Mwirinzi rero ahagarariye kwirinda. Umuntu w'Imana wamaze kwakira Kristo umwami n'umukiza, agasaba Imana imbabazi, kandi yarangiza agatangira urugendo mu buryo umutimanama w'umwemeza ko yarutangiye, byanga byakunda kwirinda kugomba kuba guhari. Ese ndagira ngo mbabaze, muri ino minsi y'imperuka, aho ibintu bigoranye, aho ubuzima bugoranye, aho inyigisho z'ibinyoma zabaye nyinshi, aho ibyo tureba, ibyo twumva, ibyo tureba ku mateleviziyo, ibyo tureba ku ma WhatsApp, ibyo twumva ku maradiyo, ibyo dutekereza, abo tugendana, iminsi mikuru tujyamo, ibyo bintu byose, imyambaro twambara, inshuti tugendana nazo, imikino dukina n'ibindi, ibyo bintu byose ubu Satani yamaze kubyinjiramo kugira ngo hafatire abari baramucitse biruka bajya i Kanani. Ubwo rero nshuti zanjye, byanga byakunda umuntu w'Imana akeneye kwirinda kuruta uko akeneye ibindi bintu byose. Mukristo ati ndacyabifite ariko ntabishaka na hato. Buriya najya mbabwire ngo hari ibintu bibiri. Hari umuntu uba ufite intege nkeya ariko anazishyigikiye. Wamubaza uti kubera iki iki n'iki ugifite, akakubwira ati ntabwo ari njyewe, use njye naciye nk'amabere. Wamubwira uti se iki n'iki kugikoresha ibi n'ibi, kukivuga ibi n'ibi, kukireba ibi n'ibi, kandi waramenye Imana, agahita akubwira ati se njye mutima wanjye ntuncira urubanza, nta cyaha kirimo. Ariko hari umuntu, ni iki kikubwira umuntu mwiza? Iki kintu ni iki cyakurangira umuntu utari indyarya mu bintu by'Imana? Yemera yuko afite intege nke, kandi yarangiza akakubwira yuko nubwo azifite, mu by'ukuri we izo ntege nke atazishaka, atanazishimira. Arangije muri icyo gitabo, kuri iki gitabo cyacu cy'umugenzi, kuri iriya paje yacu, Mukristo yarabivuze neza, paje ya 48, paje ya 49, byanga byakunda aha mwirinzi, Mukristo yaramusubije aramubwira ngo cyane cyane ni ukwibwira ibihura na kamere yanjye y'umubiri bikunda kunezeza abiwacu. Hari ibintu kamere ye y'umubiri igishaka gusa naho ikenera, kubera yuko iwabo yari yarabimenyereye, ariko ibyo bintu kandi bikaba bigomba kunesheka. Nanjye byaranezezaga, ariko kuri ubu ibyo byose birambabaza. Nabasha guhitamo ibyo nshaka, nakunda kutazabyibwira ukundi, ariko iyo nshatse gukora ibyiza, ibi biba ari byo bintanga imbere. Abaroma 7:15. Mu magambo make, uyu mugabo nawe Mukristo ari ku rugamba rukomeye, yatuwe umutwaro w'ibyaha yakoze, ariko aracyambaye umubiri. Umubiri uracyagenda umwereka ibintu runaka bishobora kumubera byiza. Umubiri uracyamwibutsa kera akiri uwo nk'umuntu wa kamere ibyo yifuzaga. Umubiri we ukeneye kugira indi mbaraga noneho iwutegeka, nk'uko umutima wamaze kubona imbaraga iwutegeka. Kandi ni gahunda y'Imana yuko umutima utegeka umubiri, kandi ni gahunda ya Satani yuko umubiri utegeka umutima. Icyo kintu kirimo aho hagati nicyo cyitwa intambara ikomeye iri hagati ya Kristo na Satani. Satani ashaka kwifashisha uyu mubiri wacu kugira ngo iby'Imana bisenye muri twe, kandi Imana irashaka gufata imitima yacu ikaba icyicaro kugira ngo iyo mitima izagere ubwo iyobora umubiri. Kubw'ibyo rero, iyo niyo bita intambara ikomeye iri hagati ya Kristo na Satani, kandi iyo ntambara irwanirwa hagati yanjye nawe. Kunesha, baramubajije barabaza Mukristo bati none kunesha ubikura he? Ni hehe wumva ukura kunesha? Arangije, ni hehe ukura kunesha ibyo bintu iyo byaje? Mukristo aravuga ngo kunesha mbikura mu kwibuka ibyo ku musaraba, ibyo naboneye ku musaraba, n'ibyo nahaherewe, cyangwa se gutekereza iby'igihugu njyamo. Nshuti yanjye, mu gihe cyose umubiri washatse kuzamura iruba n'irari kugira ngo umubiri ugufatishe umwanzuro w'ikintu runaka, uba ukwiye kwibuka urugendo wakoze uza muri Kristo Yesu. Uba ukwiye kwibuka umunsi wamenyeyemo Imana. Dufite indirimbo nziza ivuga ngo nshima umunsi nakwemeye Mwami Yesu umukiza we. Noneho iyo ndirimbo igakomeza ngo mutima wanjye ruhuka, reba mu ijuru ahejejwe, ntugasige umwami wawe, komeza ubane nawe akaramata. Iyi ndirimbo ni indirimbo nziza. Kubera iki? Byanga byakunda ahantu dushobora gukura imbaraga ni ahantu habiri. Ni ukwibuka icyo Kristo yadukoreye Karuvali,
Karuvali, ni ukwibuka imbaraga byasabye ijuru kugira ngo tubone agakiza, ni ukwibuka umurage twamaze guhabwa kuko tubabariwe, noneho twarangiza tukanibuka amasezerano twasezeraniwe y'iby'agakiza, umunezero tuzagirira mu ijuru, n'uburyo Imana yiteguye kuzarokora ubuzima bwacu. Ibyo byonyine nibyo bishobora gutuma umubiri wawe uwukoze uburetwa uyu munsi wa none. Ariko najya mbabwire ntababeshye, umubiri urimo uradukoresha uburetwa. Ahubwo icyigisho gikomereza kwa Nyirarukundo. Nyirarukundo noneho nawe yakomeje kubaza Mukristo, aramubaza ati noneho reka nanjye nkwibarize, ufite umugore n'abana? Mukristo ati yego. Kuki utabaresheje ngo nabo muzane? Ko kuzana n'abo mubana nabyo bifite akamaro. Icyambere najya mbabwira ahangaha inshuti zanjye, ndagira ngo mbibutse ngo ni inshingano yacu yuko tumaze kumenya Imana. Narabibabwiye, ntabwo umuntu w'Imana agomba kwicara ngo avuge ngo umugore wanjye mbona atanyumva, umugabo wanjye mbona atanyumva, abana banjye mbona batanyumva, none ubwo batanyumva reka niyigendere, nibarimbuka bazarimbuka, Imana ntizabambaze. Ndetse hari n'igihe umuntu yicara ukabona agiye imbere y'abana be cyangwa umugabo we, yanze akamubwira ati Imana yo mu ijuru ndarahiye ntizakumbaze. Ariko inshuti zanjye, haba hakiri ikindi cyakorwa. Mukristo baramubajije bati kuki utabaresheje ngo byibuze muzane? Abarangije Mukristo arisobanura. Nyirarukundo arongera aramubaza ati se banze wasabye Imana ngo ihe umugisha inama wabahaye? Umaze kubabwira ngo bagukurikire bakanga, wigeze upfukama urabasengera ngo Imana ihe umugisha amagambo wababwiye? Kenshi na kenshi hari igihe tujya twivuma kubera ko ibyo twavuze, twabwiye ababyeyi bacu, abavandimwe bacu, inshuti dukunda, iyo tubagira inama zo kuza mu gakiza bakanga. Noneho hari n'igihe tugera aho ngaho twarangiza ugasanga ahubwo ababyeyi barimo baravuma abana babo, abantu runaka barimo baravuma ababyeyi babo. Ariko inshuti zanjye, nyuma y'uko dutanga inama ngo abantu bave mu byaha baze mu gakiza, nyuma y'uko mama wawe akubabaza, papa wawe akubabaza, abavandimwe bawe bakubabaza, uriya mwene wanyu, uriya muturanyi wawe, uriya muntu mukorana akubabaza, byibuze se nyuma y'uko umuhaye inama wigeze upfukama usenga Imana ngo ihe umugisha ya nama? Mu gitabo cy'umugenzi Mukristo yakomeje kubazwa ibibazo. Ese wigeze ubereka agahinda kawe? Kubera ko mu gihe tubwira abantu ubutumwa bwiza, dukwiye no kubereka yuko dufite agahinda k'ubuzima bwabo bugiye kwangirika. Igihe Bibiliya itubwira yuko Loti mu by'ukuri yabwiraga umugore we n'abana be ko bahunga, ngo ariko ngo yabivugaga abivuga mu rurimi rusanzwe ku buryo nta muntu wabona ko koko buriya. Reka ngire ikintu mbabwira, umuntu aje kukubwira ngo muhunge, aje kukubwira ko umudugudu ugiye gushya, yarangiza akaza akubwira ati rega mureke duhunge, nyamara mureke duhunge. Iyi si imvugo yahungisha umuntu. Niyo mpamvu uyu munsi wa none ndagira mbabwire ngo turimo turabwiriza abantu ubutumwa bwo guhunga, ariko ubwo butumwa bugomba kugendana n'amarangamutima yereka abantu ko ibyo tuvuga atari ugutera waraza. Nshuti zanjye, niba tukibasha kubwiriza ibibwirizwa birimo ibintu by'urwenya kugeza ubwo abantu ikibwirizwa cy'iminota 25 umuntu aseka iminota 20 akakumva iminota 5. Nshuti zanjye, ntabwo umuntu witeguye guhunga bimusaba yuko aseka cyane. Umuntu ugiye guhunga azi ko abanzi bari aho hafi, bisaba yuko umubwiza n'amarangamutima. Ndagira ngo ubwire ngo muri Isiraheli hari abarinzi bari baragenwe. Abo barinzi bavuzaga amahembe, kandi ayo mahembe yari afite uko avuga bitewe n'uko bimeze. Amahembe yo guhunga n'amahembe yo guhamagara abantu mu minsi mikuru ntago yavugaga kimwe. Rero ubu noneho ubutumwa turimo kubwiriza abantu n'ubwo guhunga. Ni ikosa rikomeye kuvuza impanda isaba abantu bari mu mudugudu guhunga, ukayivuza ikavuga kimwe n'ibwira abantu gukora iminsi mikuru ko nta kibazo gihari. Dufite indirimbo ivuga ngo vuza impanda yumvikane hose, Yesu agiye kuza. Baramubajije bati none ese ni uruhe rwitwazo abantu bo mu muryango wawe bagize? Ese ingeso zawe mbi ntizatumye kubareshya kwawe icyo gihe banga kukumva? Byanga byakunda nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ngo uko twabaye kera, uko twari babi kera, biba urugi rushobora kugira abo rukingirana ntibumve iby'agakiza. Ariko iyo ukomeje gusenga ugasaba Imana ikabereka impinduka zabaye muri wowe, urababwira nabo bakaza. Impamvu abantu benshi batigeze baza mu by'agakiza twinjiyemo ngo baze barokoke, nuko babonye nta mpinduka. Baricara bakatubona uko twari abesikoro kera ariko tukiri, bakabona uko twari abanyamatiku niko tukiri, yarangiza agasanga
ugasanga nta mpinduka abona nubwo umaze imyaka 5 umaze imyaka 10. Icyo nagira ngo mbabwire dusaba Imana ni ugusaba Imana yuko imibereho yacu ya kera n'uyu munsi wabonekamo itandukaniro, kugeza ubwo n'umupagana ribona ku buryo umubwiye akaga kagiye gutera amenya yuko uri seriye, utari nka kwa kundi kera wari umeze. Mukristo arangije noneho Nyirarukundo yumvise uko Mukristo yisobanura ko ntako atagize. Nyirarukundo arangije aramubwira ati rega nubwo mbikubabwira gutya ndabizi yuko Abeli nta kintu atakoreye Kayini, ariko igihe cyarageze Kayini yanga kumva ibyo Abeli amubwira nubwo byari biri mu kuri. Bishoboka yuko ushobora kuzabwira umuvandimwe wawe ntagukunde akakwanga kubera ko adashaka ukuri, ukamwigisha gutamba nk'uko Imana yagennye, wagatamba akavuga yuko gutamba kose ari ugutamba, ukamwigisha itorero ry'ukuri, ukamwigisha n'ijambo ry'Imana, ukamwereka inzira y'ukuri, ariko akakubwira ko gusenga kose ari ugusenga, aho wasengera hose umutima Imana ikumva, uko wasenga uko ariko kose Imana ibikureba, akakumvisha yuko ibyo urimo nta kigenda. Ubwo rero byanga byakunda Imana izabara yuko ibyo wagombaga gukora byose wabikoze. Ngaruka kuri iki kintu cyo kubwira abantu tubereka agahinda dufite, umusaza witwa Eli muramuzi, yari afite abana bananiranye b'abatambyi. Iyo abantu batangiye kuzaza bamubwira ati nyamara abana bawe barimo barazinura abantu igitambo. Kuzinura abantu igitambo bisobanuye iki? Baragendaga bakaza abantu bamara kubaga itungo riri butambwe, ngo abana ba Eli barazaga bakazana ibikanya, ngo iyo batiyiziraga boherezaga abakozi babo bo mu rugo, bakazana ibikanya, ngo waba ugiye gutamba umuntu atetse cyangwa se ku buturo bwera barimo gutunganya inyama uko amategeko yabivugaga. Noneho bakazana ibyo bikanya bakavuga ngo databuja aravuze ngo muhe inyama, cyangwa se ngo yizira zifate. Ibyo bintu biza gutuma abantu bazinuka ibitambo, kandi mwibuke ko ibi bitambo byashushanyaga Kristo. Icyaha bene Eli bazize nicyo kuzinura abantu igitambo. Noneho ikindi kintu gikomeye, bageze aho bakazaza basambanira n'abagore baje ku buturo bwera, basambaniraga n'abantu ku rusengero. Ibi bintu bibabaza Imana, abantu birabababaza, barabimenya, baraza babwira Eli, baramubwira batari ko abana bawe barakabije, noneho bageze naho bafata abagore b'abandi ku rusengero. Icyabaye nta kindi inshuti zanjye, Eli yafashe gahunda yo kuza kubwira abo bana be ibintu bibi barimo gukora. Aya magambo ndimo kubabwira ari mu gitabo cya Samweli, kugira ngo wenda hatagira abantu bagira ngo wenda ni amagambo yanjye. Urwandiko rwa mbere, igitabo cya mbere cya Samweli, igice cya 2 umurongo wa 22. Ni igice cya 2 guturuka ku murongo wa 12, ariho bavuga ko abene Eli bari ibigoryi, bajyaga baza bakazambya abantu n'iki. Umurongo wa 17 w'icyo gice cya 2 igitabo cya mbere cya Samweli, niho bavuga ngo nuko rero icyaha cy'abo basore kirakomera cyane imbere y'Uwiteka, kuko cyateye abantu kuzinuka igitambo cy'Uwiteka. Nkubwire inshuti yanjye, noneho ku murongo wa 22 haranditse ngo Eli acyaha abahungu be. Icyo gihe Eli yari ageze mu zabukuru, yumva ibyo abahungu be bakoreraga Abisirayeli bose, kandi nuko basambanaga n'abagore bakoraga ku miryango w'ihema ry'ibonaniro. Arababaza ati ni iki gituma mukora bene ibyo? Kuko njya numva abantu bose bambwira ingeso zanyu mbi. Ereka abana banjye, ibyo numva bavuga si byiza, muracumuza ubwoko bw'Uwiteka. Eli, ibitabo bitubwira yuko yeretse abana be ikosa mu buryo bujenjetse, bituma abana be bapfa, nawe arangije arapfa. Inshuti zanjye, uyu munsi wa none abantu benshi bamaze kuzinukwa igitambo cya Kristo. Kubera iki? Kubera twebwe abitwa ngo barasenga, turabanyamanyanga, dufite ubugoryi runaka, turimo mu butambyi, turabatambyi, turabana Imana yaronse, ariko mu butambyi turimo turazanamo ubugoryi. Abantu turimo turakoresha imbaraga mu bintu bidasaba imbaraga. Ikindi kandi turimo kubera ibyaha dukorera ku rusengero, ibyaha dukorera mu gakiza, ibyaha dukorera mu makorari, ibyaha dukorera mu nama z'itorero, ibyaha dukorera mu marembo y'insengero zacu, n'ibyaha dukora tubeshya ko turi mu murimo. Ibi byaha byose bimaze kuzinura abantu igitambo. Niyo mpamvu ushobora kubwira umuntu ibintu by'Imana, yarangiza akakureba akavuga ati muzahere kuri kanaka mwene wanyu. Iki ni igihe cyo kwisuzuma hagati yanjye namwe, mwebwe abateze amatwi muri iki cyigisho, kugira ngo turebe, yego koko turi abanyabyaha twese, ariko iyo umuntu yageze mu rwego rwo gukora icyaha cyo kuzinura abantu igitambo,
iki cyaha ni icyaha kibi, ni nacyo cyaha kibanziriza gutuka mwuka wera. inshuti zanjye, nagira ngo mbabwire, uyu mugore Nyirarukundo, uyu mukobwa Nyirarukundo yaganirije mu Kristo koko yumva ari mu mwenda. inshuti zanjye, njye nawe turi mu mwenda w'abavandimwe, w'inshuti, w'abo twabanye, abo twiganye, abo twakoranye, abo twakuranye, abantu batandukanye ndetse n'abo duhuje amaraso. Abo bantu tubari mu mwenda. ikindi kintu gikomeye, noneho urumva bari bamaze kumubaza ibibazo bose, noneho barangije haza ikindi gice rero cyo kujya ku meza. Bagiye ku meza baraganira. Ku meza baganiraga ibya nyir'umusozi gusa wakoze akanesha ufite ubutware bw'urupfu. Ese inshuti zanjye, ku meza yacu tuhaganirira ibiki? Ese mwari muzi ko ku meza yacu abamarayika bahaza? Ni byiza yuko ku meza yacu dukwiye kwirinda tukamenya ibyo tuganirira ku meza yacu. Abantu benshi amanyanga bayapangira ku meza. Ujya kumva umuntu aravuze ngo kanaka ndagutumiye ku meza yanjye saa sita, ugasanga kuri ayo meza niho uwo muntu agiye kugukosereza. inshuti zanjye, ameza adashobora kuganirirwaho iby'Imana, ayo meza ntitwemererwa kuba tuyariho. Ibi ni byo bituma abana b'Imana tutemererwa kujya mu tubari, tutemererwa kwicara mu iteraniro ry'abasinzi n'abanyanda nini. Impamvu nta yindi, ameza tugomba kuba turiho ni ameza ashobora gutuma dutinyuka kwerura yuko Imana ifite ubushobozi. Bamwe bahamyaga ko bahuye n'uwo nyiri uwo musozi nyuma y'urupfu rwe ku musaraba, kandi yababwiye ko adakunda kuba i Siyoni wenyine. Bari barimo kuganiriza mu Kristo bamubwira ko nyiri uwo musozi bari bariho ari nawe nyiri Siyoni, atajya yifuza kuba wenyine, ahubwo aba yifuza kubana n'abandi bantu. Ibi bikanyibutsa amagambo ari mu gitabo cy'Imigani, Imigani igice cya 8. Imigani igice cya 8 ni amagambo nkunda cyane, aho Salomo yagize amahirwe asobanukirwa neza n'uburyo Kristo, mbere y'uko Kristo aza ku isi, uko Kristo yari ameze. Ku murongo wa 22 Bibiliya itangira ivuga ngo Uwiteka mu itangiriro ry'imirimo ye yarangabiye ataragira icyo arema. Uwo ni Kristo urimo kuyivuga. Bibiliya igakomeza ikamanuka, murongo wa 30, icyo gihe nari kumwe nayo, ndi umukozi w'umuhanga kandi nari umunezero wayo iminsi yose, ngahora nezerewe imbere yayo. 31, nkishimira mu isi yayo yaremewe guturwamo, kandi ibinezeza byanjye byari ukubana n'abantu. Mu magambo make, Kristo ntiyigeze yishimira kuba wenyine atari kumwe n'abantu. Yahinduye rero abagenzi benshi kuba imfura zikomeye, n'ubwo ubusanzwe ku bwa kavukire bari ba nta kigenda. Mu magambo make, ni inshingano ya Yesu gutuma abantu bari ba nta kigenda mu bigendanye n'ubuzima, mu bigendanye n'umuco n'imico mbonera n'ibindi, abo bantu ku bwa kavukire y'icyaha bakaba ari ba nta kigenda. Kristo yagiye hano muri iki gitabo bavuze ko yagiye abo bantu bahindura imfura. Amen. Kandi yabahinduye imfura zikomeye. Ayo magambo wenda mushobora no kureba no mu Baheburayo igice cya 1 n'icya 2. Bakomeje batarama baganira gutyo. Ninjoro biragiza umwami wabo ngo abarinde bararyama. Ese nshuti, ni ibihe biganiro biganirwa iwawe nimugoroba? Ese iyo ugiye kuryama byibuze wibuka gusenga ngo wiragize Imana, ko intambara abadayimoni bakwanga, Satana kwanga. Yewe najya mbabwire ngo tuba dukwiye kwishyira mu burinzi bw'Imana buri mwanya, ariko cyane akarusho ninjoro tugiye kuryama. Batarama gutyo, uwo mugenzi bamujyana mu nzu iri hejuru nini, ifite idirishya ryerekeye izuba aho rirasira. Iyo nzu yitwaga Amahoro. Mu magambo make, abantu babana n'Imana bafite ububasha bwo gusinzirira mu mahoro batikanga ikibi, kandi Imana mu gitondo ikongera ikabakangura. Mu gitondo rero yarakangutse, akanguka aririmba. Ese inshuti zanjye, mu gitondo iyo ubyutse uhera kuki? Ese uhera kuri telefone? Uhera kuri WhatsApp? Ese uhera ku nkuru uhera kuri filime wasinziriye utarangije? Uhera ku muntu mwaganiraga? Ese uhera kuki? Ni byiza gutangira igitondo turirimba, tukiragiza Imana. Aho niho dukura imbaraga z'umunsi wose. Uwo munsi agiye kugenda bamusabye kurara aho nanone kugira ngo bazamwereke ibitangaza byaho, ndetse bagombaga kumwereka inzandiko zahozeho kera zerekana ibyavugwaga kuri nyiri Siyoni, amateka ye mbere y'uko avuka,
nyuma y'uko avuka n'ibindi. Ibyo rero byageze aho barabimwereka, basoma ikindi gice cy'inzandiko cy'uko yakira buri wese uko ari kose. Baberetse nanone ubwo mukristo aha nta kindi arimo arasoma ibyanditswe byera. Mu byanditswe byera niho tumenya urukundo Imana yakunze umuntu n'urukundo Imana yagaragarije muri Kristo Yesu. Niho tumenya urukundo Imana ikoresha ifite rutuma Imana yakira umunyabyaha. Kandi yahaboneye n'ibitekerezo by'ibyabaye kera n'ibya vuba n'ibihanura ibitazabura gusohora. Mu magambo make, abantu b'Imana bamaze kuyimenya bakwiye kwiga ibyanditswe byera, bakamenya ibyabaye kera. Nubwo amadini arimo kuvuga ko ibya kera byarangiye, ariko mu masomo y'itangiriro kuva Abalewi gutegeka kwa kabiri kubara, aho ngaho Imana idubikiyemo amabanga twebwe abarimo kugenda. Niyo mpamvu reka mbabwire impamvu dukwiye kwiga iby'Abisiraheli. Igitabo cya mbere cy'Abakorinto igice cya 10. Abakorinto, urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto, urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 10. Paulo yavuze impamvu ikomeye, umurongo wa 11. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto 10:11. Ibyo byabayereyeho kutubera kabarore kandi byandikiwe kuduhugura twebwe abasoreweho n'imperuka y'ibihe. Mu magambo make, ibintu Abisiraheli baciyemo ni urugero, ni ipica y'ibintu byacu. Rero yagiye yerekwa ibintu byinshi ahabwa. Bamujyanye mu nzu irimo intwaro, Abefeso 6:16 hatubwira inkota, hakatubwira ingofero, hakatubwira icyuma gikingira igituza, hakatubwira inkweto, hakatubwira umukandara, hatubwira ibintu byinshi cyane. Izi ntwaro rero bazimweretse, bavuga yuko ngo bashinzwe abantu bajya muri urugendo rw'Isiyoni bagomba kwirwanirira, barangiza bakarwanirira n'umwami wabo. Niyo mpamvu bahabwa intwaro. Barangije rero bamweretse ibindi bintu bidasanzwe mu Kristo. Bamweretse inkoni ya Mose yerekana ubuyobozi bw'Imana. Bamwereka ibibindi n'amakondera Gideyoni yakoresheje igihe Abamidiyani baneshwaga. Bamwereka rya gufa Samusoni yicishije abanzi benshi cyane. Ndetse barangije bamwereka n'umuhumetso n'ibuye Dawidi yakoresheje yica Goliyati. Bamwereka inkota Yesu azicisha umwanzi ku musozo w'uru rugendo. Ibi byerekanaga iki? Byerekanaga yuko Imana niyo itangira umurimo mu muntu, ni nayo izawusoza. Imana niyo nyiri urugamba. Murabyibuka neza, urugamba ntabwo ari urwacu, urugamba ni urw'Imana. Kubw'ibyo rero, ibuye Dawidi yatoraguye n'akantu k'umuhumetso yari afite, mu by'ukuri ntibyari kwica Goliyati. Ariko kuko Goliyati yari yatsinze, yari yanesheje, yasetse, yasebeje abantu, agera aho aranarenga gusebya abantu, atangira noneho no gutuka n'Imana. Ibyo byatumye Dawidi noneho Imana iza imukoreramo kugira ngo Dawidi ayihagararire. Nshuti zanjye, urugamba si urwacu, ni urw'Imana. Bamweretse kandi n'ibindi, barangije bajya kuryama. Bukeye bifuje noneho kumwereka imisozi y'igikundiro, ariko bamubwira ko iyo misozi iboneka ari uko nta rwokotsi ruhari. Mu magambo make, nshuti zanjye, ikintu cyitwa ibirorirori bigomba kutuva mu maso. Niba twifuza kureba iby'i Kanani, bidusaba yuko nta kintu kigomba kuba kidukingirije icyo gihugu, kandi umuntu uri aho ngaho abasha kubona igihugu cya Emanueli. Basubiye muri ya nzu y'intwaro, barangije bamwambika intwaro, ibyo kumukingira kuva ku mutwe kugera ku birenge, bamuha n'intwaro kuko hafi aho hari umwanzi. Icyo nshimira Imana ni kimwe: Imana izi urugendo rwacu. Iyo ibona tugiye gusakirana na Satani mu minsi runaka, Imana irabanza igafata abantu bayikabashyira ahantu hamwe, ikabanza ikabambika. Reka mbabwire nshuti zanjye muri iki cyigisho yuko nubwo ari gahunda y'isi gukingirana abantu kubera coronavirus ngo idakwirakwira, ariko Imana yaboneyemo n'umwanya wo gufata abana bayo kugira ngo bicare ibambike intwaro kuva ku mutwe kugera ku birenge, kuko tuzasohoka ahangaha byanga byakunda ibihe biri imbere, tuzahangana n'umwanzi mu bucakura bwinshi cyane. Ibi bihe rero wibipfusha ubusa, ndakwinginze. Ikindi kintu gikomeye, Mukristo asohotse yabajije umukumirizi, amubaza niba nta muntu wahanyuze.
ahageze umukumirizi aramubwira ati hari umuntu witwa Mwizerwa aciye ahangaha. Mukristo ati ndamuzi n'uw'iwacu, ubageze he? Umukumirizi aramubwira ati rwose ageze aho hepfo mu gikombe. Maze Mukristo arabanza ashimira mukumirizi kubera inama yamugiriye n'uburyo yamufashije kwinjira aho hantu. Ese nshuti yanjye, gushima ni ngombwa. Dukwiye gushimira Imana, dukwiye gushimira buri muntu wese ufite ikintu atumariye mu bigendanye n'uru rugendo kugira ngo tubashe gukomeza gutera intambwe. Umusozi arangije nta kindi, umusozi yari yarazamutse, kumanuka ngo asubire mu nzira byamusabaga kumanuka kuri wa musozi. Nta kindi rero, noneho kumanuka uwo musozi byasabye yuko Mwirinzi, Nyirarukundo, Mwubahimana na Mwigengesero aribo bamufasha. Bamugejeje epfo rero bamuha umutsima, bamuha icupa ry'amazi, bamuha n'iseri ry'inzabibu. Mu magambo make bari bamuhaye ibyo kurya azakenera mu rugendo. Reka mbabwire yuko Imana ntishobora kwemera yuko dutangira urugendo itaduhaye umutsima n'icupa ry'amazi n'iseri ry'inzabibu. Icya mbere, byanga byakunda, amatunda y'i Kanani tugomba gutangira kugira umunezero wayo twumva tukiri muri ino ntambara. Amazi, nubwo abantu bishwe n'icyaka muri uru rugendo, Imana yasezeranye amazi. Reka mbabwire yuko ijambo ry'Imana ni wo mutsima, ni ryo cupa ry'amazi. Ijambo ry'Imana kandi ni iseri ry'inzabibu. Mu magambo make, ibintu byose bishobora gutuma ndwana na Satani nkamunesha, kubwa Kristo uri muri nge, byose nabiherewe mu ijambo ry'Imana. Reka tujye muri Bibiliya turebe Mwubahimana ahagarariye iki. Kubaha Imana bitumarira iki uyu munsi wa none? Tangiriro 20:10, Aburahamu yaramanutse ajya mu Egiputa, yari afite umugore, agezeyo yihakana umugore we, avuga yuko umugore atari umugore we ari mushiki we. Umwami w'icyo gihugu aba aramufashe, ijoro yagombaga kumufata ngo amugire umugore, iryo joro marayika araza abuza wa mwami kugira icyo akora. Noneho bukeye wa mwami ajya kubaza Aburahamu uko byagenze. Mwumva amagambo, Itangiriro 20:10, Abimeleki arongera abaza Aburahamu ati wabonye iki cyagukoresheje ibyo? Aburahamu 11, Aburahamu aramusubiza ati nuko nibwiraga ntashidikanya yuko aha hantu nta kubaha Imana guhari, kandi nanjye nari nzi ko bazanyica bampora umugore wanjye. Abantu benshi bajya ahantu, yimukira ahantu, tuvuge wari uri i Kigali wimukiye gukorera i Musanze, cyangwa se wimukiye gukorera ahantu runaka, uvuye inaha ugiye Dubai, uvuye inaha ugiye mu Bufaransa, uvuye inaha ugiye muri Amerika. Hari igihe abantu bagera aho hantu bagahita bakeka yuko kubaha Imana kudahari, bagahita bifatanya n'abapagani baho amanyanga bakoraga. Nshuti zanjye, nagira ngo ubwire ngo nubwo wajya ahantu ugasanga kubaha Imana kudahari, ubwo Imana iba yashimye ko kubaha Imana kuri muri wowe, ariko kujya guhagararira Imana aho hantu. Amen. Iri banga nkeneye kurimenya. Uri muri Amerika, yego, ni ukuvuga ngo karitsiye utuyemo uramutse usanze batemera Imana, Imana ibishimye yuko kubaha Imana kuba kuri aho hantu, kubera ko muri wowe hari ukubaha Imana. Ariko iyo ugeze aho hantu ugahita umera nk'uko abandi bameze, byanga byakunda uba uhuye n'akaga. Aburahamu Imana yahise itegeka yuko azamuka. Iki kintu rero Aburahamu yasize akoze cyari ikinego gikomeye. Imana ishimwe kuko yohereje Yosefu nyuma y'imyaka runaka. Yosefu ajya mu Egiputa ahanagura cya kintu, byibuze abantu bamenya kubaha Imana. Mu rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo igice cya 6:3, Bibiliya iravuga ngo nihagira uwigisha ukundi ntiyemera amagambo mazima y'Umwami wacu Yesu Kristo n'ibyigisho bihura no kubaha Imana, aba yikakarije kwihimbaza ari ntacyo azi, ahubwo ashishikazwa no kubaza ibibazo, akagira n'intambara z'amagambo zivamo ishyari n'intonganya n'ibitutsi no gukeka ibibi. Umurongo wa 5, n'impaka z'abantu bononekaye ubwenge bakamyemo ukuri, bibwira yuko kubaha Imana ari inzira yo kubona indamu. Muri ino minsi kubaha Imana, agakiza, kuba umurokore ni ibintu abantu bazi birimo amafaranga. Umuntu arimo arasonza, umuntu arimo arakena, bugacya akodesha inzu y'ibyumba 3 na saro, ibyumba bakabikuramo agakodesha intebe, agahamagara abantu baciwe mu madini runaka bakaza, umwe akamuha gitari, undi akamuha senti, undi akamuha agatambaro ko kuzunguza, barangiza undi akamujyana kuri radiyo gutanga ikiganiro. Kubaha Imana kukaba guhindutse inzira yo kubona indamu. Ariko nshuti zanjye, najya mbabwire ngo kubaha Imana si inzira yo kubona indamu z'umubiri. Kubaha Imana ni inzira yo kubona indamu z'agakiza kacu.
ko guhinduka. Icyakora koko kubaha Imana iyo gufatanyije, uwo ni umurongo wa 6 w'urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo igice cya 6. Icyakora koko kubaha Imana iyo gufatanyije no kugira umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi. Abantu mwubaha Imana ndabinginze mwitoze no kugira umutima unyuzwe, kuko ari ntacyo twazanye mu isi kandi ntacyo tuzabasha kuyivanamo, ariko ubwo dufite ibyo kurya n'imyambaro biduhagije tunyurwe nabyo. Abantu b'Imana, kubaha Imana kuzana kunyurwa. Igihe cyose uzabona umuntu akubeshya ngo yubaha Imana ariko atajya anyurwa, afite ibyo kurya afite n'imyambaro, ariko ukabona ntashobora kuboneka mu nzu y'Imana, akakubwira ko akeneye kuzaba umuntu w'Imana ari uko yatunze miliyoni, ari uko yatunze amafaranga, yabonye akazi, afite umubosi utamubwira nabi. Inshuti zanjye, ibyo ntabwo bizashoboka. Dukwiye kwitoza kubaha Imana turi mu bibazo. Reka tuve kuri mwubahamana tugaruke kuri mwirinzi. Mwirinzi ahagarariye kwirinda. Abantu benshi barashaka kuba abakirisitu ariko nta kintu birinda. Ntibashobora kwirinda mu myambarire, ntibashobora kwirinda mu mirire, ntibashobora kwirinda mu minywere, ntibashaka kwirinda mu mivugire, mu mitekerereze, mu byo bareba, aho bajya, aho bicara. Reka mbabwire inshuti zanjye, kwirinda ni ikintu gikomeye. Mu gitabo cya 2 cya Timoteyo igice cya 1 umurongo wa 7, igitabo cya 2 cya Timoteyo igice cya 1 umurongo wa 7 haranditse ngo, kuko Imana itaduhaye umwuka w'ubwoba, ahubwo yaduhaye uw'imbaraga n'urukundo no kwirinda. Muzabona abantu benshi bavuga ko bafite mwuka wera, ubone uwo mwuka arawukoresha ngo arimo ararondora abantu, awukoreshe ngo arimo aravuga izindi ndimi, ariko mu by'ukuri hari ibintu 3 biranga ko umuntu afite mwuka wera. Icya mbere, uwo mwuka wera ugomba kumuha imbaraga zimubashisha guhangana n'icyaha. Icya kabiri, uwo mwuka wera ugomba kumwizeza yuko akunzwe n'Imana, kandi uwo mwuka wera ukamuha imbaraga yo gukunda abandi. Kandi icya gatatu, uwo mwuka wera umwereka ibyo akwiye kwirinda kugira ngo ahinduke urusengero rw'Imana. Mwuka wera, uramutse udafite uyu mwuka wera, ufite ibi bintu 3, ufite umwuka w'ubwoba. Abagalati igice cya 5 umurongo wa 22, imbuto za mwuka wera bavuze ngo iki? Ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo n'ibyishimo n'amahoro no kwihangana no kugira neza n'ingeso nziza no gukiranuka no kugwa neza no kwirinda. Ibimeze bityo nta mategeko abihana. Ibi bivuze ngo iki rero? Ibintu amategeko adahana ni ibintu bikomoka ku mbuto za mwuka wera. Mu magambo make, umuntu ufite impano ya mwuka wera muri we aba anakomeza n'amategeko y'Imana, kuko amategeko y'Imana na mwuka wera n'imbuto za mwuka wera ntibigongana. Ariko reka tugaruke kuri iyi mbuto yitwa kwirinda. Ese wirinda ibyo ureba? Iyo wicaye imbere ya televiziyo, hari ibyo ureba n'ibyo utareba? Iyo ugiye ahantu kuri hoteli, hari ibyo urya hari n'ibyo utarya? Iyo urimo kuganira n'abantu, hari ibyo uvuga hari n'ibyo udashobora no kumva? Ese iyo ugiye mu kazi, hari akazi ukora hari n'ako utakora? Abantu b'Imana twemererwa gukora akazi kose, ariko nshuti zanjye, hari ibintu abantu bise akazi ariko ugasanga ni ubwesikoro. Hari ibintu abantu bise akazi ugasanga ni ugukora ibyaha. Buriya mwari muzi yuko njye nigeze kuganira n'umuntu, ndabyibuka nari mvuye mu ngando, uwo muntu aranyitegereza arandeba arambwira ati wowe nakumenye. Arangije ndamazana, se uvuye he? Ati mvuye mu kazi. Ntese ni akahe kazi? Ati ni akazi ntashobora kuvuga ati ariko karantunze. Ndamubaza se bigenda gute? Arangije arambwira ati twebwe twajyaga twesikoroka mu mijyi, noneho polisi irabimenya n'iki duhura n'ibibazo. Ubu ngubu tugenda mu minsi y'amasoko yo mu byaro, tukagenda dutuburira abantu tubabwira yuko dutanga imigisha n'ibiki byose. Ati rero urumva ako kazi ni akazi kantunze ariko kanteza ikibazo, kuko kananciye no mu bintu byo gusenga. Sinshobora kuza gusenga kubera ibyo byaha mba nakoze. Nshuti zanjye, hari n'akandi kameze nkako. Ndagira ngo mbabwire ngo ukwiye kwirinda. Kwirinda bifite uruhare rukomeye. Tito 1 umurongo wa 7 bavuga ibyerekeranye n'umwepiskopi cyangwa se umuyobozi w'itorero cyangwa umukuru w'itorero, inshingano ibintu agomba kuba yujuje mbere y'uko umuntu bamutora ngo ahagararire imbere y'umukumbi aba umuyobozi w'itorero. Pawulo yaranditse ngo kuko umwepiskopi akwiriye kutabaho umugayo nk'uko bikwiriye igisonga cy'Imana, kandi ntakwiriye kuba ikigenge cyangwa ikirara. Ariko muri ino minsi muzasanga abantu benshi bitwa ko ari abayobozi b'itorero b'amadini runaka, ariko wareba ukabona n'ahantu atuye baramurega uburara,
cyangwa umunywi w'inzoga, cyangwa umunyarukoni, umunyamahane, umuntu uhora mu nduru, cyangwa uwifuza indamu mbi, abantu bashaka kurya imitsi ya rubanda, abantu b'abesikoro. Ukajya ukumva umuntu aravuze ngo akize indwara runaka, ukumva umuntu arimo arabwira abantu ngo iyo asengeye abantu batarabuze akazi babona viza zo kujya muri Amerika. Ibyo bintu ugasanga ni iturufu arimo gukoresha. Umuntu w'Imana agomba kuba ari umuntu utifuza indamu mbi. Umurongo wa 8 Pawulo yarakomeje ngo ahubwo abe umuntu ukunda gucumbikira abashyitsi, umuntu ukunda ibyiza, udashayisha, ukiranuka, wera. Bibiliya ntabwo yagarukiye aho ngaho. Kuba umuntu adashayisha, kuba umuntu akiranuka, kuba umuntu yera, ntabwo ibyo bintu bihagije, ahubwo Bibiliya yaranavuze ngo wirinda. Kwirinda rero gufite ikintu gikomeye kugomba kuzana mu mibereho yacu. Igitabo cya mbere cy'Abakorinto igice cya 9 umurongo wa 24. Ntimuzi yuko mu birori abasiganwa biruka bose, ariko ugororerwa akaba umwe? Namwe aba ariko mwiruka kugira ngo mugororerwe. Umuntu wese urushanwa yirinda muri byose. Abandi bagenzereza batyo kugira ngo bahabwe ikamba ryangirika, naho twebwe tugenzereza dutyo kugira ngo duhabwe iritangirika. Nuko nanjye ndiruka, ariko si nk'utaza aho njya, nkubita ibipfunsi ariko si nkuhusha, ahubwo mbabaza umubiri wanjye nk'ukoze uburetwa, ngo ahari ubwo maze kubwiriza abandi nanjye ubwanjye ntaboneka ko ntemewe. Umubiri Pawulo yavuze ko awukoresha uburetwa kubera iki? Hari ibyo umubiri wamusabaga ntawubihe. Kubera iki? Umubiri hari igihe umuntu aba yaramenye Imana, umubiri ukagusaba ibyo wajya guwuha kera ukiri umupagani. Aho rero umubiri iyo wimye ibyo wajya guwuha kera ukiri umupagani, umubiri wo ubara yuko uri mu buretwa. Uburetwa nk'ubwo rero ni bwiza. Mu gitabo kimwe cyitwa Inama ku mirire n'ibyo kurya, Inama ku mirire n'ibyo kurya ni igitabo kinsobanurira isano iri hagati y'imirire, iminywere, imitekerereze, imyambarire n'imibanire yacu n'abandi, n'uburyo ibyo bintu bishobora kwangiza isano dufitanye n'Imana bigatuma tutanafata imyanzuro. Mu gice cya mbere cy'iki gitabo Inama ku mirire, ni kuri paji ya 24 y'icyo gitabo, barimo gusobanura ibyo bintu Pawulo yasobanuye iryo siganwa. Pawulo yashaka kuvuga iki? Aha tuhabona ibyiza byo kwimenyereza kwifata no kwirinda. Intumwa Pawulo abitwereka mu ishusho igaragaza urugamba mu by'umwuka n'ingororano zarwo. Ubwo barimo barasobanura rya somo ryo mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 9 umurongo wa 24 n'uwa 25. Baranditse ngo aho atwibutsa uburyo imikino itandukanye yatangijwe n'Abagiriki mu bihe bya kera, bakayikorera guhesha icyubahiro imana zabo, ibigirwamana byabo. Nshuti, siporo Abagiriki nyinshi bari barashyizeho zari zo guhimbaza ibigirwamana byabo. N'uyu munsi wa none siporo nyinshi, imikino myinshi igendanye na siporo, usanga hari isano igiye ifitanye n'ubupagani bwa kera. Niyo mpamvu umuntu wirinda akwiye no kwirinda agahitamo siporo agomba gukora iyo ariyo. Abagombaga kujya muri iyo mikino batozwaga gukurikiza amategeko ku buryo bukaze. Ikintu gikundwa cyose cyashoboraga gucogoza imbaraga z'umubiri cyararekwaga. Uriya muntu ushaka kwiruka yarakirekaga. Babuzwaga gukoresha ibyo kurya bikomoka ku matungo n'inzoga kugira ngo babone imbaraga z'umubiri, bakomere kandi babe bashikamye. Bababuzaga kunywa inzoga, bakababuza kurya ibyo kurya bikomoka ku matungo. Ibintu byose, yaba ibiryo yaba ibyo kunywa, bicogoza imbaraga z'umubiri, bikaba byatuma umuntu yirukanka mu isiganwa akagira ikintu kimufata mu mbavu cyangwa se kimufata mu gatuza cyangwa kimuheza umwuka. Ibyo bintu barabimurekeshaga nubwo yaba bikunda. Kubera iki? Kugira ngo hagacira isiganwa azirukanka abo wa mbere. None hano barakomeje barandika ngo gutsindira igihembo babaga baharaniye cyabaga kigizwe n'amashami y'amababi y'imikindo, bambikaga umuntu ku mutwe bakagendana no gukomerwa amashyi kw'imbaga y'abantu babaga baje mu birori. Nicyo gihembo kiruta ibindi baharaniraga. Ariko ndagira mbabwire ngo hari n'abantu birukankaga bagapfa kugira ngo bahabwe ibi bintu, iri kamba. Ibyo Pawulo yavugaga, ibi nibyo Pawulo yise ikamba ryangirika. Noneho rero ikintu gitangaje, niba ibintu nk'ibyo byarasabaga ukwihangana,
bigasaba ukwifata gukomeye gutyo kugira ngo umuntu agire icyizere cyo kubona igihembo nk'icyo kidafite agaciro kandi cyahabwaga umuntu umwe gusa. Mbese ukwitanga dusabwa kwahwana n'iki? Ukwifata dusabwa byangana iki kugira ngo tuzahabwe ikamba ridashira, tuzegukana ubugingo buhoraho? Natwe biradusaba kwirinda. Ibi bintu birakomeye. Muri icyo gitabo nari ndimo kubabwira cy'inama ku mirire, igice cyacyo cya kabiri mu cyigisho cyitwa imirire n'iby'umwuka, bagaragaje isano iri hagati y'ibyo turya n'ibyo tunywa. Ndabizi neza hari abantu benshi muri Bibiliya berekana isomo ngo Petero yarabwiye ngo byuka ngo urye, ngo bagurye ngo icyo Imana yejeje ngo ntukakite, ngo ntukakite icyanduye. Abandi nabo bafite akandi gasomo bavuga ngo Yesu yaravuze ngo ibyinjira mu muntu ngo nibyo bimuhumanya ngo si bimusohokamo. Ariko Petero nawe Pawulo yaranditse aravuga ngo nuko rero imibiri yanyu ni insengero za Mwuka Wera. None nagira ngo mbabaze, mu rusengero rw'idini runaka, reka duhere ku kiliziya, wari wabona umuntu ufite ikintu kinuka wagiye kwinjira mu kiliziya? Mpamya yuko umuntu ugiye kwinjira mu kiliziya afite ukuntu yifata, ndetse mu kiliziya umuntu akigera mu muryango arabanza agasa n'uca bugufi, ndetse abenshi basa n'abapfukama, agakora n'ikimenyetso mbere yuko yinjira. Ibyo ni iki? Iyo ni gahunda yashyizweho na Gatulika kugira ngo nujya kwinjira mu rusengero umenye yuko aho hantu hatameze nko mu isoko aho uvuye. Inshuti zanjye, najya mbabwire, mu musigiti mbere yuko umuntu yinjira muri gahunda zo mu musigiti cyangwa se ziki, arabanza agakaraba intoki, agakaraba ibirenge, agafata amazi agacisha mu mutwe, agacisha mu kanwa, agacira, akikora mu matwi n'ahandi. Iyo ni gahunda ya kisilamu bagennye yuko urusengero umusigiti atari ikintu gikinishwa. Muzabirebe ku nsengero nyinshi tuhashyira abadiyakoni, amatangazo atandukanye, ndetse n'umuntu yahageze bisaba yuko atuza kuko aba ageze ahandi hantu. Ariko inshuti zanjye, ni ukubera iki muvuga yuko urusengero rw'Imana rw'umubiri rwo noneho hinjiramo ibintu bibonetse byose? Oya, iki kintu kirakomeye cyane, mu gitekerezeho. Reka nisomere cya gitabo inama ku mirire, paje ya 40 n'akagingo ka 47. Ndasoma akagingo ka 47 n'akagingo ka 65 muri icyo gitabo. Banditse ngo iki? Kutirinda ni icyaha. Kutirinda nacyo ni icyaha. Baranditse ngo ntihakagire umuntu uvuga ko yubaha Imana ngo yirengagize kandi akerense imibereho myiza y'umubiri, maze yibwire ko kutirinda atari icyaha kandi ko bitabasha kugira ingaruka mu by'umwuka. Hariho isano y'ubumwe hagati y'umubiri n'intekerezo zacu. Ku kagingo ka 65 baranditse ngo byinshi mu bigerageza itorero rihura nabyo bituruka ku mururumba wo gukoresha nabi igifu. Inshuti zanjye, mwari muzi ko ibigeragezo amatorero yacu afite bifitanye isano n'umururumba abantu bafite no kudategeka igifu? Abarya ibyo kurya kandi bagakora akazi mu buryo butarimo kwirinda. Dukwiye kwirinda mu mirire, ariko murabona noneho no kwirinda mu mikorere. Umuntu aricaye akubise iminsi 5 akora amanywa na nijoro ataruhuka, adashobora no gufata n'isaha imwe ngo asinzire. Uwo muntu muzajya kubona mubone agatsiko mu mutwe karaturitse, najya kwa muganga bamushyire muri suwe amaremo amezi nk'atandatu, y'amezi 6 azayavamo yarabaye pararize uruhande rwose. Nurangiza mu byite ngo ni abadayimoni bamufashe. Ntabo. Byanga byakunda, abantu b'Imana bakwiye kumenya kwirinda. Ni byiza gukora kuko gukora biradutunze, ariko dukwiye gusenga Imana ngo itwigishe no kuruhuka. Inshuti zanjye, abarya ibyo kurya kandi bagakora akazi mu buryo butarimo kwirinda, ntibanatekereze neza, barangwa no kuvuga amagambo ndetse no gukora ibikorwa badatekerejeho. Uzabona abantu bahubuka ku ruhimbi, uzabona abantu bahubuka mu makorari, uzabona abantu bahubuka mu kidiyakoni, uzabona abantu bahubuka mu kubwiriza, uzabona abantu bahagarara imbere y'abantu ujye kumva wumva arahubutse, azanye ibintu by'ubuzima bwe bwo mu cyumba, uko ararana n'umugore we abizanye ku ruhimbi. Ibi byose ni ingaruka yo kutirinda. Muri iki gitabo baranditse ngo umuntu urangwa no kutirinda ntashobora kuba umuntu wihangana.
niyo mpamvu akabazo kose kavutse mu rusengero wumva ngo umuntu yacitse mu rusengero, akabazo kavutse muri korari umuntu ahita yisezera, akabazo kavutse ahantu mu itorero ahita agenda. Kubera iki? Kwihangana ntikuri muri we. Kuba umuntu utirinda ntibisaba kuba umuntu unywa ibisindisha, ibinyobwa bisindisha gusa. Icyaha cyo gukabya mu mirire, ukarya utirinda, uhora urya inshuro nyinshi, kuryagagura, urya ibyo kurya byinshi bikabije kandi bitaboneye, byangiza imikorere myiza y'urwungano rw'igogora, bikagera ku bwonko, maze bikagabanya imbaraga zo gutekereza, bityo bikagwabiza imbaraga yo gushyira mu gaciro, kwitonda no kugubwa neza mu ntekerezo no mu bikorwa. Ibi rero nibyo nkomoko y'ibigeragezo bigera ku itorero. Abantu benshi ujya kumva umuntu arakubwira ati naraye ndota ikintu kinyirukankana gifite ubuhiri, nakwirukanka nkabona kindi inyuma, nakwirukanka nkabona kindi inyuma, undi agahita amuganiriza ubu muri ino minsi ibintu byose byabaye abadayimoni. Ariko nshuti zanjye, umuntu wese waraye ari yakuzuza igifu, ntafate umwanya wo kuruhuka, ntabone umwanya wo gusenga, yarangiza akaba ni wa muntu udafite ibyiringiro bikomoka mu Mana, agomba kurota nabi byanga byakunda. Niyo mpamvu kugira ngo abantu b'Imana babe bemewe imbere yayo, aho bashobora kuyiheshereza ikuzo mu mibiri yabo n'umwuka wabo, ari nabyo kandi bahawe n'Imana ubwayo, bagomba gushishikarira no kugira umwete wo kwanga umururumba uturuka ku irari mu mirire, bakarangwa no kwirinda muri byose. Iyi ni paji ya 49 nari ngezeho. Rero kuvuga ngo wageze ku musaraba, kuvuga ngo warababariwe, kuvuga ngo wahawe amasezerano y'Imana, kuvuga ngo waretse ibyaha, kuvuga ngo wabatijwe mu myaka 5 ishize, ariko ukaba utarigeze wirinda, hakaba nta tandukaniro ku meza, ku myambaro, ku mivugire, ku nshuti, ku byo ureba, itandukaniro rikaba ritagaragara, ntaho wagiye urabeshya. Nshuti zanjye, mureke dusabe Imana iduha imbaraga yo kwirinda. Abantu bafite amahirwe yo kwirinda muri byose, mu mirire, mu minywere, mu mitekerereze, mu myambarire, mu bucuti, mu bintu byose, aba bantu ni nabo bonyine bazabasha guhangana n'inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Dusoma muri Daniel igice cya 13, mu Ibyahishuwe igice cya 13 niho dusoma ibyo ngibyo, ntabwo ari Daniel, ni Ibyahishuwe igice cya 13. Nshuti zanjye rero, ibi bintu biradusaba kubana n'Imana. Ibi bintu biradusaba, niba mwarababariwe, niba mwaramenye Imana, niba mwarayimenye, musabe Imana iduhe kwirinda kugira ngo tubashe gutandukanya icyiza n'ikibi. Reka dusoreze kwa Nyirarukundo. Bibiliya ivuga ngo iki? Ni uruhe rukundo rukenewe ku bantu bamenye Imana? Igitabo cya mbere cy'Abakorino, urwandiko rwa mbere rw'Abakorino igice cya 13 umurongo wa 4, urwandiko rwa mbere rw'Abakorino igice cya 13 umurongo wa 4, haranditse ngo urukundo rurihangana, rukagira neza, urukundo ntirugira ishyari, urukundo ntirwirarira, ntirwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni, ntirushaka ibyarwo, ntiruhutiraho, ntirutekereza ikibi ku bantu, ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi, ahubwo rwishimira ukuri. Nshuti zanjye, kuba abantu bakiri mu byaha, kuba abantu baciyeho bari mu tubari, kuba uciye ku bantu barimo kurwana, ntukajye uvuga ngo Mana ndagushimira yuko utangiza umunyazi, ngo usange umugabo n'umugore barimo kurwana, abana bananiye ababyeyi, ibintu byazambye, ngo nurangiza ubwire Imana uti ndagushimira ko wankuye muri biriya bintu. Nshuti zanjye, urukundo nyakuri ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi, ahubwo rwishimira ukuri. Ukwiye kumenya ko uwo muryango urimo kurwana, uwo mugabo urimo gukubita umugore, uwo mwana wananiye ababyeyi urimo kubakubita, ahantu uciye ugasanga umuntu ubusinzi bwamaze abantu, ugomba kumenya ko ari akazi kawe, ni inshingano yanjye nawe. Urukundo rubabarira byose, rwizera byose, rwiringira byose, rwihanganira byose. Nshuti zanjye, niyo mpamvu Nyirarukundo yabajije mu Kristo ko afite urukundo. Ibintu byose twakora nta rukundo dufite ntacyo tuzageraho. Mu gitabo cya kabiri cy'Abakorino igice cya 8 umurongo wa 8, Pawulo yanditse akomeje aravuga ngo ibyo simbivugiye kubategeka, ahubwo mbivugiye kugerageza urukundo rwanyu, ndugerageresha umwete w'abandi kugira ngo mumenye ko ari urw'ukuri. Urukundo rwanjye njye urimo kubabwiriza n'urukundo rwanyu rugerageresherezwa ku bandi. Buriya umuntu ashobora kwatura ibintu by'idini ukumva ni umuntu ukomeye, ariko n'iki kizakubwira
ikikubwira ko afite urukundo ni uko azahura n'umuntu ubabaye, ni uko azahura n'umuntu ushonje. Ubu muri ibi bihe bya coronavirus abantu bakingiranye, nicyo gihe ukwiye kwipimiraho ko ufite urukundo. Kuba ufite urukundo si uko ufite ibintu byinshi, ahubwo kuba urukundo ruragaragazwa n'iki? Ruragaragazwa n'uko duke ufite urimo kudusangira n'abababaye. Ariko kwicara ukavuga uti nanjye ntacyo mfite, Imana irabibona, ntacyo natanga, icyo urugikundo rwacu rugeragereshwa umwete w'abandi. Mu gitabo cya kabiri cy'Abakorino igice cya 12 umurongo wa 15, Pawulo yaranditse ngo ku bwanjye nanezezwa cyane no gutanga ibyanjye ndetse no kwitanga rwose, nitangira ubugingo bwanyu, nubwo uko ndushaho kubakunda ariko urukundo mwankundaga rurushaho kugabanuka. Bishobora kuba nawe byarakubayeho uyu munsi wa none ukaba utagikunda abantu, kubera kuko wagiye urushaho gukunda bene wanyu barushijeho kukwanga. Uko warushijeho gukunda abo musengana mu idini usengamo barushijeho kukwanga. Uko warushijeho gukunda abo mukorana mu kazi barushijeho kukwanga. Warangiza ukagera ukavuga uti noneho abantu bamvuye no ku nzoka. Oya, Pawulo hano yaranditse ati nubwo uko ndushaho kubakunda ariko urukundo mwankundaga rurushaho kugabanuka. Ariko Imana yakomeje kumuha urukundo ndetse kugeza ku munota we wa nyuma. Abafilipi igice cya 1 umurongo wa 9, Bibiliya iravuga ngo iki? Kandi iki nicyo mbasabira, ni ukugira ngo urukundo rwanyu rurusheho kugwiza ubwenge no kumenya kose. Nshuti zanjye, abantu benshi bafite urukundo rutagira ubwenge, bafite urukundo rw'ubujiji. Rero najya mbabwire ngo mu Bafilipi igice cya 1 umurongo wa 9, Pawulo yasabye Imana, arayibwira ati rwose ndasaba Imana kugira ngo urukundo rwanyu rurusheho kugwiza ubwenge no kumenya, mubone uko murobanura ibinyuranye, kandi mubona uko muba abataryarya n'inyangamugayo kugeza ku munsi wa Yesu Kristo. Imana ibahindura abataryarya, Imana ibaha ubwenge, urukundo rurimo ubwenge. Buriya hari igihe umuntu yicara akaza akagusaba, wampaye amafaranga, wajya kubona njyewe hari abantu benshi nagiye nsa nkaho mfasha, ugafasha nk'aba bantu basabiriza imbere y'urusengero, ukamufasha, wamara kumufasha wajya ahantu ugasanga harimo araka mitsingi, harimo aranywa, ugasanga ari mu muziki arimo arabyina. Ibyo biba biguhaye isomo yuko nta bwenge wagize mu kumufasha. Nshuti zanjye, dukwiye kubanza gutoza abantu tukabaganiriza, ndetse Imana ikaduha ubwenge bw'uburyo urukundo rwacu rugomba kugaragara. Aho kugira ngo umuntu akwaka amafaranga yo kujya kwishyura kwa muganga, byaba byiza yuko urukundo rugukangura ugaca kwa muganga ukamwishyurira, kuko ushobora gusanga nta n'umurwayi afite kwa muganga, cyangwa se ugasanga nubwo afite umurwayi kwa muganga aragiye ya mafaranga ntayishyuye. Rero nshuti zanjye, igihe kirageze ngo Imana iduhe urukundo dukunda abantu bacu, urukundo dukunda bene wacu, urukundo dukunda abo dusengana, n'urukundo dukunda abo tudasengana. None Imana ikaduha n'urukundo twikunda, kandi urwo rukundo rwose Imana igomba kuduha ubwenge, kuko urukundo rutagira ubwenge burya nabwo ruba ruri ubujiji. Reka nsoza mbasabire ikintu gikomeye. Ibyahishuwe, igitabo cy'Ibyahishuwe, murebe mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 3, Ibyahishuwe igice cya 3, igice cya 2. Reka turebe Ibyahishuwe itorero rya Efeso igice cya 2 umurongo wa 1. Wandikire marayika w'itorero ryo muri Efeso uti, ufashe inyenyeri 7 mu kuboko kw'iburyo, akagendera hagati y'ibitereko by'amatabaza 7 y'izahabu, aravuga aya magambo ati, nzi imirimo yawe n'umuhati wawe no kwihangana kwawe, kandi nzi yuko utabasha kwihanganira abanyangeso mbi, nuko wagenzuye abiyita intumwa kandi atarizo, ukabona ko ari abanyabinyoma, uzi kwihangana kandi warenganirijwe izina ryanjye ntiwacogora. Ariko rero mfite icyo nkugaya, nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Efeso yabwiwe yuko yigeze kugira urukundo, noneho urukundo rurangize rurayishirana kubera ibihe bigoranye yaciyemo. Ushobora kuba nawe utakigira urukundo, uri umuntu uri mu bintu by'Imana, uri umurakare kubera ibintu waciyemo. Abo wakundanye nabo bakaguhemukira, abo wabanye nabo bakakwita umurozi, ibihe waciyemo bikaguhindura umurakare. Ariko Imana irakubwira ngo rero nuko ibuka aho wavuye ukagwa. Reka turebe Laodikiya, itorero iryo ryari itorero rya mbere. Reka turebe irya 7. Wandikire marayika
Ibyahishuwe 3:14. Wandikire marayika w'itorero ry'i Lawodikiya uti: uwiyita Amen, umugabo wo guhamya, ukiranuka, w'ukuri, inkomoko y'iby'Imana yaremye, aravuga aya magambo ati: nzi imirimo yawe, yuko udakonje ntubire, yaba wari ukonje cyangwa wari ubize. Nuko rero dore urakaza uyazi, udakonje, ubwo urakaza uyazi ukaba udakonje ntubire, ngiye kukuruka. Kuko uvuga uti: ndi umukire, ndatunze kandi natunganiwe, ntacyo nkennye, utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa, kandi uri umukennye n'impumyi, ndetse wambaye n'ubusa. Dore ndakugira inama, ungureho izahabu yatunganirijwe mu ruganda, ubone uko uba umutunzi, kandi ungureho imyenda yera, kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara, ungureho n'umuti wo gusiga ku maso yawe, kugira ngo uhumuke. Inama ya mbere, ungureho izahabu yatunganirijwe mu ruganda. Iyi zahabu yatunganirijwe mu ruganda ishushanya urukundo rwaciye rukagaragara yuko rudahinduka. Imana iduhura urukundo mu izina rya Yesu. Uwiteka Mana nziza, tugushimiye yuko ari wowe ushobora kutwigisha ibyo tutazibagirwa, kandi ibyo ngibyo ukabyandika ku mitima yacu. Tugushimiye yuko ari wowe ugiye kuduha imbaraga zo kwirinda, ni wowe ugiye kuduha imbaraga zo kugira urukundo kandi ukarushyira muri twe, ni nawe ugiye kuduha imbaraga zo kubaha Imana no kuguhamya aho twaba tugeze hose. Ubidusohoreze tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.